Muraho neza abakunzi bacu baradukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kwakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije, kugira ngo nitugerwaho tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu busabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, ugafata ikaramu, ukagenda wandika ikibazo cyanyacyo. Murabizi ikibazo kimwe cyaba gifite ibisubizo bine, ari byo A, B, C na D. Rero ugahitamo ikibazo cyanyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibi ni byo no kubitsa gukanda subscribe niba utari wayikanda, kugira isomo rishya dushyizeho. Murabizi ngene nashyiraho amasomo atwunganira kugira twumve ino myitozo tuba twakoze, bino bizame biba byakozwe neza, kugira ayo masomo yose ikizame gishya gikozwe ujye uhita ubibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka z'ubwoko bwose, ari izo gushaka kategori ndetse n'izo gushaka provisoire, zose zirahari. Icyo ukora ni kimwe, uranyandikira cyangwa ukamamagara kuri 0789 935 16 nkagufasha kubona iyo kode mu gahe gatoya. Ibindi byo ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo romoroki zifite ubugari ntarengwa bwa santimetero 80 zishobora gushyirwaho akagarurarumuri kamwe gusa iyo zikuruwe n'ibinyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? A iravuga ngo volomoteri, B ikavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande, C ikavuga ngo amavatiri y'ifasi, D ikavuga ngo isubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Mbibutsa ko noneho bitewe n'akazi ukora, bitewe n'uko wenda uba uri kure, naho ushobora guhita unyandikira ku iyo nimero maze kubabwira cyangwa ukayimamagaraho, nkakwigisha amasaha uzajya ubonera yose. Wambwira kuva saa 2 kugeza saa 4 mba mpari, nkakwigisha isomo ry'umunsi, nkaguha imyitozo ihagije nayo nyikuye mu bizame biba byakozwe. Iyo myitozo nk'ako iryo somo twiganye niba ari ubwa mbere ugiye kwiga amategeko y'umuhanda. Impamvu aba ari ingenzi, ushobora gukosora ibizame gutya gusa, yego ukabikora, ariko nk'iyo ugiye gushaka kategori bishobora kukugora. Niyo mpamvu ugomba kuza tukajya turagusobanurira amaterime aba yakoreshejwe kugira ngo urusheho kubyumva, nugerwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Rero hano ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese niso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano iso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro, ni B, ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijoro rikeye kumurika mu muhanda mu ntera ya metero 100 nibura imbere y'ikinyabiziga, ariko ku binyabiziga bifite moteri itarengeje santimetero kibe 125 iyo ntera igira ibipimo bikurikira. Ese igira ibipimo bingana gute iyo ikinyabiziga gifite moteri itarengeje santimetero kibe 125? Hano rero baduhaye intera. A baratubwira ngo ni metero 200, B baratubwira ngo ni metero 100, C baratubwira ngo ni metero 85, D baratubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko amaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se hano iso cyanyacyo ni D? Hano iso cyanyacyo rero nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari igiso cyanyacyo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nk'iki? Ese hano ndakeka ko mugenda mubabona, ukabona umumotari mu muhanda yavuye kuri moto ari kugenda ari kuyisunika. Ese uba ugomba kumufata nk'iki uwo muntu utwaye uri gusunika ikinyabiziga cye? A iravuga ngo uba ugomba kumufata nk'umunyamaguru, B ikavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, C ikavuga ngo umugenzi, D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ukamufata nk'umunyamaguru ariko ari n'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese wowe uba ugomba kumufata ute? Uhuye n'umumotari, uhuye n'undi muyobozi w'ikindi kinyabiziga ari kugisunika, yakivuyeho wenda cyamupfiriyeho, ese uba ugomba kumufata nk'iki? Ese iso cyanyacyo ni A, ese iso cyanyacyo ni B, ese iso cyanyacyo ni C cyangwa se iso cyanyacyo ni D? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanyacyo nta kindi ni
B uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo ikinyabiziga cyaba cyamupfiriyeho akaba ari kugenda ari kugisunika. Ikibazo cya kane kikabaza ngo icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Ese icyapa gikozwe mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha iki? Uri kubona icyapa ukuntu kimeze, gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bwera. Ese kino cyapa kimenyesha iki? Hari ibisubizo bibiri baba baduhaye, ugahitamo igisubizo cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20 mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. A iravuga ngo ibyago, B ikavuga ngo ibibujijwe, A iravuga ngo ibyago hariya habayeho kwibeshya mu kwandika, B ikavuga ngo ibibujijwe, C ikavuga ngo ibitegetswe, D ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ese iyo ubonye kino cyapa cya mpande eshatu gifite ishusho ya mpande eshatu, gifite umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bwera, utekereza ko kiri kukubwira iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni A ibyago, ese ni B ibibujijwe, ese ni C ibitegetswe, cyangwa ni D nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni A ibyago. Kino cyapa cyaba kiri kukumenyesha icyago n'uburyo ushobora guhita ukirinda, ugafata ingamba zo kugira ngo ukirinde. Murabizi bino byago byo mu mihanda haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu haba harimo ibyapa byinshi bikubwira amakuru yose kugira ngo ugende mu muhanda uri kurinda abandi bari kuwukoresha, nawe uri kwirinda. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo bitagishoboka kubona muri metero 200 imodoka zikuruwe n'inyamaswa, ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo bigomba kurangwa na A iravuga ngo imbere ni itara ryera, B ikavuga ngo imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, C ikavuga ngo inyuma ni itara rimwe ritukura, D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese izi modoka utari kureba muri metero 200 uvuye aho ngaho izo modoka zikuruwe n'inyamaswa cyangwa ingorofani, inyamaswa zitwaye imizigo cyangwa zigendwamo kimwe n'amatungo bigomba kugaragazwa gute? Ese igisozo cy'ukuri ni A imbere ni itara ryera, ese ni B imbere ni itara ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije, ese ni C inyuma ni itara rimwe ritukura, cyangwa ni D ibisubizo byose ni ukuri. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ndatekereza ko ari wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko ari wamaze kucyandika ku gapapuro. Mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko uhita utwandikira tukakubwira ukuntu tugiye kujya twigana bitewe n'akazi ukora. Hari abantu baba bafite akazi kuyo bitabashokera kuza ngo twigane mu shuri, rero icyo ukora ni kimwe, uratwandikira kuri 0789935626 tukakubwira uburyo tuzajya twiganamo bitewe na gahunda duhaye. Ni wowe uduha gahunda ukatubwira igihe ubonekera, asigaye tukakwigisha mu gahe gatoya nawe ukaba wamenye amategeko y'umuhanda, ukaba wagenda ugakora rimwe. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko ari amaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko ari amaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatandatu kibaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Kwa kundi ikinyabiziga cyawe wagiparisa ahantu abanyamaguru baca, ariko nyine hari ibipimo, hari ubugari uri buze kubasigira, hari ahantu intera runaka uri buze kubasigira baraza kujya baracamo. Ese iyo ntera ibingana ute? A iravuga ngo metero 1, B ikavuga metero 2, C ikavuga ngo 0.5 metero, D ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Mbibutsa ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero 1 bingana na santimetero 100, kilometero 1 ikangana na metero 1000, kilometero 1 ikangana na santimetero 10,000. Ibintu byo guhindura ingero ukaba ubizi, kuko murabona ko ibibazo byinshi bakunda kubibaza nabyo biba biri byo ku ngero. Ese hano abona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano abona igisozo cy'ukuri ari ikihe?
Hano rero ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni metero imwe. Ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu cyangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwa n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Yahe mabara? Hano baravuga ngo ubururu, B baravuga ngo umweru, C baravuga ngo umutuku, D baravuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano ubundi igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese kino cyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zigenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara asate. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese iso cyanyacyo ni A ubururu, ese ni B umweru, ese ni C umutuku, cyangwa ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Rero hano iso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cyanyacyo nta kindi ni D nta giso cy'ukuri kirimo. Ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, ndetse na C ntabwo ari iso cyanyacyo. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro ridakomeza kirangwa n'ikirango. Ikirango ni kimwe n'ikimenyetso cy'amabara akurikira. A iravuga ngo umukara n'umutuku, B ikavuga ngo umukara n'umweru, C ikavuga ngo umweru n'umutuku, D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa cyerekana ko inzira giteyeho mu ntangiriro ridakomeza kirangwa n'ibirango by'amabara asate. Mbibutsa ko video yo ku byapa namaze kuyishyiraho, uraba uri kureba ino video nibigera ku munota runaka urabona hiyanditseho ngo ibyapa byo ku mihanda, uhita uhakanda urahita bikugeza kuri video y'ibyapa byo ku mihanda amoko 5 kugira ngo ubashe kureba ayo moko 5 y'ibyapa byo ku mihanda kugira ibibazo bimeze nka gutya byere kujya bikunanira. Ese hano muri igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cyanyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyanyacyo, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hari iso cyanyacyo nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cyanyacyo nta kindi ni C umweru n'umutuku. Ndakeka ko waramaze kugihitamo. Kino cyapa ukuntu kiba kimeze, kiba gifite ishusho ni mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ikirango gikoze nka ta, aho akarongo gatambitse hejuru kaba gafite ibara ry'umutuku, agahagaze gafite iry'umweru. Niyo mpamvu bavuze ngo hano ngo ibirango by'icyo cyapa biba ari umweru ndetse n'umutuku. Ndakeka ko rero kino gisubizo cyanyacyo wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko kino gisubizo cyanyacyo wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki? Igihe imodoka iparitse ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro, uparitse ikinyabiziga cyawe, imodoka yawe impande y'umuhanda ku nkengero z'umuhanda mu gihe cy'ijoro. A iravuga ngo imodoka igomba kuba ifunze. B ikavuga ngo umuntu ufite uruhushya rwo gutwara ikinyabiziga agomba kuba yicaye mu mwanya w'umuyobozi. Iyo bavuze umwanya w'umuyobozi ntabwo ari kuvuga ngo umwanya w'umuyobozi wo mu nzego za leta, bari kuvuga niba ari ku modoka umushoferi, niba ari ku moto umumotari. Hano rero turi kuvuga ku modoka, ukaba rero wicaye hari abatwarira. C ikavuga ngo amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka. D ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Twaye imodoka yawe wayiparitse ku nkengero z'umuhanda ni mu gihe cy'ijoro, ese uba ugomba gukora iki? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ari iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni A, amatara yo guhagarara umwanya munini aguma yaka kugira ngo abari kugusanga bakubone, kugira ngo utabateza ibyago. Niyo mpamvu amatara yo guhagarara umwanya munini aba agomba kuguma yaka. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo mu gihe hari undi muyobozi w'ikinyabiziga ugukurikiye watangiye kukunyuraho, watwaye ikinyabiziga wenda wari uri kugenda gahoro, undi muyobozi w'ikinyabiziga yatangiye kukunyuraho, uba ugomba gukora iki? Arivuga ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho. Mbega ngo ugomba kunyura mu kindi kinyabiziga. Sega ngo ugomba kunyura
ku kindi kinyabiziga uvugije ihoni de ikavuga ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ese watangiye kugenda mu muhanda, uri kugenda, batangiye kukudepasa, bari kukunyuraho, bari guca mu rundi ruhande, ubwo baba bari guca mu ruhande rw'ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, nubwo igihe cyose bidakorerwa ibumoso, ahasigaye baba batangiye kukunyuraho. We niye myitwarire uba ugomba kugira. Hano irakubwira ngo ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, bikaba ngo ugomba kunyura ku kindi kinyabiziga ariko ukamanza ukanyura ku kindi kinyabiziga. Se ikavuga ngo ugomba kukinyuraho ariko ngo uvugije ihoni de kandi nta gisozo cy'ukuri kirimo. Rero hari igisozo cya nyacyo nta kindi ni a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho, kuko uramutse umunyuzeho, niba batangiye kukunyuraho nawe ugatangira kunyuranaho, ubwo uri kumva uri gusanga wa wundi wakunyuzeho uri kumusanga mu gihande cye, biba bishobora gutuma umugonga, ubwo waba uri kujya kumugonga. Niyo mpamvu hano igisozo cy'ukuri ari a. Ntugomba kugira undi muyobozi w'ikinyabiziga unyuraho iyo batangiye we kukunyuraho. Ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ugendera inyuma y'ikinyabiziga gitwara abagenzi gihagaze, gikuramo cyangwa gishyiramo abagenzi agomba. Uri gutwara abagenzi, uri gutwara ikinyabiziga cyawe, ugeze kuri ikinyabiziga gitwara abagenzi, none ubonye icyo kinyabiziga kiri kugenda gikuramo abantu kibashyiramo. Ese wowe uba ugomba kwitwara ute? Iravuga ngo kunyuranaho ibumoso, beka ngo gutegereza yihanganye, ukajya urategereza bakabanza bakavamo bakongera bagasubiramo, ugabona gukomeza kugenda. Se ngo a na b ni ibisubizo by'ukuri, ukaba wamunyuraho ibumoso cyangwa ugategereza wihanganye, d ikavuga nta gisozo cy'ukuri kirimo. Ubwo a ikaba atariyo, b ikaba atariyo, na c ikaba atariyo. Ese hano ni igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisozo cya nyacyo ni a, ese igisozo cya nyacyo ni b, ese igisozo cya nyacyo ni c, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni d. Hano igisozo cy'ukuri nta kindi. Ndakeka ko wamaze kugihitamo. Ikintu uba ugomba gukora mu gihe utwaye ikinyabiziga ari kuri inyuma y'icyo kinyabiziga kigenda gihagarara gishyiramo abantu cyangwa kibakuramo, ikintu ugomba gukora ni ukunyuranaho ariko uciye he? Ibumoso. Murabizi kunyuranaho bikorerwa ibumoso, ariko igihe cyose ntabwo ari ibumoso. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo igihe ubonye icyapa kigaragaza ishuri wakora iki? Uri kugenda mu muhanda ubonye cya cyapa cyerekana ko hari ishuri, ese uba ugomba gukora iki? Ari bavuga ngo kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, beka ngo gukomeza n'umuvuduko uri hejuru kuko umunyeshuri agomba gutegereza. Se ikavuga ngo kuvuza ihoni, de ikavuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese hano abona igisozo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Utwaye ikinyabiziga cyawe ubonye kiriya cyapa kikwereka ko ugeze impande y'ishuri, ese wakora iki? Ese igisozo cya nyacyo hano ni a, ese igisozo cya nyacyo ni b, ese igisozo cya nyacyo ni c, cyangwa se igisozo cya nyacyo ni d. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi. Ese ni a, ese ni b, ese ni c, cyangwa se ni d. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni a. Uba ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kuko iyo ugeze impande y'abanyeshuri erega haba harimo n'abana batoya batari bamenya uburyo bakwirinda, ari wowe ugomba kubarindamo ibyago. Ukajya ukabona umunyeshuri ntabwo ageze handi bambukira, wenda bitewe n'uko ari umwana ahise yambuka umuhanda. Niyo mpamvu ugomba kugabanya umuvuduko no gukomeza witonze, kugira ngo haramutse bibaye gutyo ube wahita wenda uhagarika ikinyabiziga bitakugoye cyangwa bitasabye kugira ngo uteze abandi bayobozi nabo bari gukoresha uwo muhanda ibyago. Rero ndakeka ko waramaze kugihitamo, ndakeka ko waramaze kucyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Kino cyapa cyitegereze neza, gifite ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru birimo akantu k'agafreshi kagana imbere. Ese kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo komeza imbere gusa, b ikavuga ngo aho kunyura ni imbere, c ikavuga ngo aho guhagarara umwanya munini, d ikavuga ngo inzira y'icyerekezo kimwe. Ese kino gisubizo cy'ukuri hano cyaba ari ikihe? Tegereze neza, usubizanye ubwitonzi. Igisozo cya nyacyo cyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Iyo ubonye kino cyapa uba ugomba gukora iki? Ese uba ugomba gukomeza gusa imbere? Ese aho kunyuranaho aba ari imbere?
ese guhagarara umwanya munini biba byemewe ariko aho imbere, cyangwa iso cyanya cyo ni D inzira y'icyerekezo kimwe. Bigusa ko kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Niyo mpamvu ugomba kumenya biriya byapa bitanu, amoko atanu yabyo, biriya byiciro bitanu, kugira ngo nujya ugera ku bibazo nk'ibi ujye uhita umenya ibisubizo bya nyabyo. Nk'umuntu warebye iriya video ahise amenya iso cyanya cyo. Rero hano iso cyanya cyo nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Iyo ubonye kino cyapa kiba kiri kugutegeka gukomeza imbere gusa. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki. Nacyo gikoze nka kiriya cyapa turangije cyo ku kibazo cya 13, ariko cyo kirimo fresh igana ibumoso. A iravuga ngo umuhanda urombereje bice byinshi ibumoso. B ikaba ngo umuhanda uyoberejwe ibumoso. Hari igihe bibaye ngombwa ko bayobya umuhanda, wenda bakaba bari kukubwira ko ugomba kujya ibumoso. C ikaba ngo ibinyabiziga biturutse iburyo bifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. D ikavuga ngo kata ibumoso gusa. Ese hano rero ni igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iso cyanya cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese kino cyapa gisobanura iki? Nacyo kiri mu bwoko bw'ibyapa butegeka. Rero nakeka ko amaze guhitamo iso cyanya cyo, utekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi, ndakeka ko amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D, kata ibumoso gusa. Iyo ubonye kino cyapa kiba kigutegeka ngo ugomba gukata ibumoso gusa, nta handi hantu ukatiye. Ndakeka ko rero wamaze kugitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo icyapa gisobanura iki. Kino cyapa cyo gifite ishusho ni mpande eshatu, umuzenguko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara, harimo akantu kazamutse n'akamanuka. Kino cyapa rero gisobanura iki? A yawo mu muhanda ugabanyijemo ibisate bibiri. B ikavuga ngo umuhanda ugabanyijemo ibisate bine. C ngo inzira y'icyerekezo kimwe. D ngo kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Yari inzira y'icyerekezo kimwe, hano ngomba kuyibasobanurira. Abari inzira uba ugomba kwinjira, iyo wayinjiyemo uba ugomba kuyikomeza mpaka uyivuyemo, ntabwo wabemerewe kuba wakata ngo usubire inyuma. Niyo mpamvu wayita inzira y'icyerekezo kimwe. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari iki? Hano kino cyapa gisobanura iki? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cyanya cyo nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se ni D? Hano iso cyanya cyo nta kindi ni D, kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa impamvu bagishyiraho, hari igihe uvuye mu nzira y'icyerekezo kimwe, waba uyivuyemo rero ukinjira mu muhanda ubisikanirwamo. Bagomba gushyiraho kino cyapa kugira ngo bakuburire ko noneho wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo ese kibaza ngo iki? Iki cyapa gisobanura iki? Nacyo urabona gisa nka kiriya cyo hejuru, bitandukaniye ku birango. Na kino cyapa gifite ishusho ni mpande eshatu, kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande enye. Niyo mpamvu bavuga ngo ishusho ni mpande eshatu. Gutya turi kukibona, turi kubona gifite ishusho ya mpande eshatu, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ibirango by'umukara ndakeka kuri kubibona, handitsemo 10%. A iravuga ngo umuhanda utaringaniye iburyo. B ikavuga ngo akamanuko gashobora gutera ibyago. C ikavuga ngo ahantu umuhanda umeze nabi. D ikavuga ngo guhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cyanya cyandika ku papuro kugira ngo tuze kureba amanota uragira kuri 20. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo iso cyanya cyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese iso cyanya cyo ni A, ese iso cyanya cyo ni B, ese iso cyanya cyo ni C, cyangwa se iso cyanya cyo ni D? Hari iso cyanya cyo nta kindi ni B, akamanuko gashobora gutera ibyago. Urabona ko ari akamanuko iyo bihengamiye ibumoso iburyo 10%, ukabona iri kumanuka, ariko kano hakaba haberekeye iburyo, bakita akamanuko gashobora akamanuko. Naho iyo bibererekeye ibumoso bakita akazamuko. Ntuzabyitiranye rero, bino byapa bijya bikunda gusa. Niyo mpamvu ugomba kuba warabonye biriya byapa kugira ngo ujye umenya kubitandukanya. Ikibazo cya 14 kibabaza ngo muri ibi binyabiziga ni cye gihagaze nabi. Ese ni icyapa ni ikinyabiziga cy'imbere gihagaze nabi cyangwa ni icy'inyuma? Urabona bageze kuri ya nzira y'abanyamaguru. A iravuga ngo ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. B ikavuga ngo ikinyabiziga cy'icyatsi kiri imbere gihagaze nabi. C ikavuga ngo ibinyabiziga cy'umutuku gihagaze nabi. D ikavuga ngo nta na kimwe.
ubwo icy'imbere kikaba gihagaze neza n'icy'inyuma kikaba gihagaze neza. Ese wewe hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Nka bino binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ni A. Ibinyabiziga byombi bihagaze nabi, urabona ko byasatiriye ya nzira y'abanyamaguru, kandi aha hagomba kuba harimo umwanya uhagije. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni gute umuyobozi w'ikinyabiziga yanyura ku munyegare hano? Umunyegare akuri imbere, ese wamunyuraho ute utamuteje ibyago nawe utiteje ibyago? Aravuga ngo aha umuyobozi w'ikinyabiziga ntashobora kumunyuraho, ukaba wamureka. B ikavuga ngo atarenze umurongo wera ucagaguye. C ikavuga ngo arenze umurongo wera ucagaguye. D ikavuga nta kurenga iyi mirongo yombi. Ese hano wabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Umunyegare akuri imbere ushaka kumunyuraho, ese hano wabikora ute? Ese biremewe? Hano rero ibisubizo bimwe waduhaye ugahita igiso cya nyacyo ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ni C. Arenze umurongo wera ucagaguye. Murabona ko ino mirongo ibangikanye ibiri, iyo umurongo uno ucagaguye uri iburyo uba wemerewe kuba wanyuranaho, ariko iyo uno udacagaguye uri iburyo ntabwo uba wemerewe kunyuranaho. Niyo mpamvu hano igiso cya nyacyo cyabaye C. Arenze umurongo wera ucagaguye wanyura kuri munyegare nta kibazo. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo birabujije kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zihagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Aya ngo ku binyabiziga by'ingabo bijya ahatarengeje kilometero 25. B ikavuga ibinyabiziga bihinga. C ikavuga ibinyabiziga bya polisi. D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Igiso cya nyacyo ni A, ibinyabiziga by'ingabo. Ndakeka ko mwabibonye, ugenda mubibona nubwo bidakunda kubibona. Kugira bijye mu muhanda mu nzira nyabagendwa bigomba kuba bifite uruhushya rwanditswe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu, ushinzwe ibintu n'abantu, gutwara ibintu n'abantu. Ntabwo bikunda kujya mu nzira nyabagendwa biriya binyabiziga by'ingabo. B ikavuga ibinyabiziga bihinga. C ikavuga ibinyabiziga bya polisi. D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese ni A igiso cya nyacyo, ese ni B cyangwa ni C cyangwa se ni D? Hano igiso cya nyacyo nta kindi, ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 20 aricyo cya nyuma kikabaza ngo igice cy'inzira nyabagendwa kigarukira ku mirongo 2 yera icagaguye ibangikanye kandi gifite ubugari budahagije kugira ngo imodoka zitambuke neza kiba ari A iravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri. B ikavuga ngo hanyurwa n'ingorofani. C ikavuga ngo hanyurwa n'ibinyamitende. D ikavuga nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cya nyacyo cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibusa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Hari abantu ahubwo mujya mumpamagara nyuma mwarasabye kode hakazamo ibibazo, bikaba ngombwa ko manza nandikira irembo, kandi ibyo byose muba mwanyandikira nkabibakorera kugira ngo ntihazagire ikosa rizamo. Niyo mpamvu uba ugomba kunyandikira kugira ngo nkufashe haramutse hajemo n'ikibazo, nubwo bidakunda kubaho ku bantu nafashije. Hari ukuntu uba wakwandikira irembo ukababwira bakagikemura. Ibindi byo nukwibutsa ko ukeneye kwiga by'umwihariko, wenda nibwo bwa mbere uje kwiga amategeko y'umuhanda, urumva hari ibintu umanza uba uzi ari amaterime cyangwa ibindi, kugira ngo nugerwaho uzatsinde ku manota hejuru kandi bitakugoye. Nabyo byose, ibyo byose ndabikora. Cyangwa waramutse wagize ikibazo nka kino kizame tuba tumaze gukosora kiba cyakozwe, uhita unyandikira cyangwa ukamamagara. Ibyo byose ubikeneye kuri 0785151626, ubundi tugakomeza kubaha serivisi inoze. Murabizi niyo ntego yacu, kugira mujye mutsindira ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ibyo musabwa byose kugira mutsinde mba ngomba kubibahera igihe kandi nkabibaha mu buryo bwiza. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hasi cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igiso cya nyacyo nta kindi, ni C, ahanyurwa n'ibinyamitende.
ndakeka ko intsinzi turi gushaka tuzayigeraho. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza.